twongeye turatomboye bana b'Imana kuba duhamagara Nyagasani ku neza ye, ku izina ry'Imana Data na Mwana na Roho Mutagatifu, amen. Amahoro bana b'Imana, nimuhumure, Imana iradukunda, ije kudukiza kuri uyu wa gatatu w'icyumweru cya gatanu cy'igisibo, tariki 25 Werurwe 2026, ubwo duhimbaza umunsi mukuru wa Bikira Mariya abwirwa ko azabyara umwana w'Imana, Annonciation. Dore amasomo ajya kuduhuza n'ab'ijuru. Iyi somo rya mbere ni ryo mu gitabo cy'umuhanuzi Izayi, umutwe wa 7 umurongo wa 10 kugeza ku wa 14, n'umutwe wa 8 umurongo wa 10. Uhoraho yohereza umuhanuzi Izayi kubwira umwami akaza ati, saba Uhoraho Imana yawe aguha ikimenyetso cyaba icyo hasi ikuzimu cyangwa se icyo hejuru mu kirere. Akaza arasubiza ati, ntacyo nsabye kandi sinshaka no kwinjira Uhoraho. Nuko Izayi aravuga ati, tega amatwi rero umuryango wa Dawudi, mbese ntibihagije kunaniza abantu kugira ngo mube mutangiye no kunaniza Imana yanjye? Noneho rero ni Nyagasani ubwe uzabihera ikimenyetso. Dore ngaho umwari asamye inda akazabyara umuhungu, maze akazamwita Emanueli, ari byo kuvuga ngo Imana turi kumwe. Iryo ni ijambo ry'Imana. Zaburi ni ya 40. Ngaha ndaje Nyagasani, niyemeje gukora ibigushimisha. Ntiwifuje ibitambo cyangwa amaturo, ahubwo wanzibuye amatwi ngo numve. Ntiwigombye igitambo gitwikwa cyangwa cy'impongano. Niyo mpamvu navuze nti ngaha ndaje. Umuzingo w'igitabo handitswemo icyo ushakaho. Mana yanjye, niyemeje gukora ibigushimisha, maze amategeko yajya mpora ku mutima. Namamaje ubutungane bwawe mu ikoraniro rigari, ibyo usanzwe ubizi Uhoraho, sinigeze mbumba umunwa ngo nceceke. Ubutungane bwawe sinabuhishe mu mutima wanjye, namamaje ubudahemuka bwawe n'umukiro uguturukaho, sinahishahisha neza n'urukundo byawe imbere y'ikoraniro rigari. Ngaha ndaje Nyagasani, niyemeje gukora ibigushimisha. Isomo rya kabiri ryo mu Ibaruwa yandikiwe Abahebureyi, umutwe wa 10 umurongo wa 4 kugeza ku wa 10. Bavandimwe, nta kuntu amaraso y'ibimasa n'aya za ruhaya ashobora kuvanaho ibyaha. Nicyo cyatumye igihe Kristo aje ku isi yavuze ati, ntiwanyuzwe n'ibitambo n'amaturo, ahubwo wampangiye umubiri. Ntiwashimishijwe n'ibitambo bitwikwa bihongerera ibyaha. Nuko ndavuga nti, dore ndaje, kuko ari njye uvugwa mu muzingo w'igitabo, nkora ugushaka kwawe dawe. Umva ko abanje kuvuga ati, ntiwanyuzwe cyangwa ngo ushimishwe n'amaturo n'ibitambo bitwikwa bihongerera ibyaha, nyamara biturwa uko biteganywa n'amategeko. Hanyuma akongera ati, dore ndaje nkora ugushaka kwawe. Nuko yakuyeho uburyo bwa mbere bwo gutura, ashinga ubwa kabiri. Ni kubw'uko gushaka kandi twatagatifujwe n'ituro ry'umubiri wa Kristo ryabaye rimwe rizima. Iryo ni ijambo ry'Imana. Nyagasani Yesu nabane namwe. Amagambo mu Ivanjili ntagatifu yanditswe na Luka, umutwe wa mbere umurongo wa 26 kugeza ku 38. Muri icyo gihe marayika Gaburiyeli atumwa n'Imana mu mujyi wo mu Galilaya witwa Nazareti, ku mukobwa w'isugi wari warasabwe n'umusore witwa Yosefu wo mu muryango wa Dawudi. Uwo mukobwa yitwaga Mariya. Marayika azi iwabo aramubwira ati, ndakuramutsa mutoni w'Imana, Nyagasani ari kumwe nawe. Yumvise amagambo arikanga, yibaza icyo ndamutse ivuga. Marayika aramubwira ati, wigira ubwoba Mariya, kuko wagize ubutoni ku Mana. Dore ugiye gusama inda ukazabyara umuhungu, maze ukazamwita izina rya Yezu. Azaba umuntu ukomeye, kandi bazamwita mwene nyir'ijuru. Nyagasani Imana azamwigura ingoma ya se Dawudi. Azategeka umuryango wa Yakobo ubuziraherezo, ingoma ye ntizashira. Nuko Mariya abwira marayika ati, ibyo bizashoboka bite kandi nta mugabo mfite? Marayika aramusubiza ati, Roho Mutagatifu azakumanukiraho, maze ubasha bwa nyir'ijuru bukubundikire mu gicucu cye. Ndetse ugiye kuvuka azaba intungane, kandi azitwa umwana w'Imana. Dore Elizabeti mwene wanyu nawe yasamiye mu zabukuru. Uku kwezi ni ukwa 6, kandi ubundi yitwaga ingumba, kuko ntakenanira Imana. Mariya aravuga ati, ndi umuja wa Nyagasani, byose mbe nk'uko bivuze. Nuko marayika amusigaho aragenda. Iyo ni Ivanjili ntagatifu. Nuko marayika amusigaho aragenda. Yaragiye he? Yarasubiye kuwamuhaye ubutumwa kugira ngo abwire nyir'ubutumwa uko bwagenze. Bayoboke b'Imana nimugira amahoro. Tugeze ku munsi ukomeye cyane, umunsi mukuru wa Bikira Mariya, aho Nyagasani natwe dusaba gutega amatwi tukamwumva.
natwe tuze kwikiza nka Bikira Mariya tuti dore ndi umuja wa Nyagasani, byose mbe nk'uko bivuze. Ndakuramutsa mutoni w'Imana, Nyagasani ari kumwe nawe. Aya ni amagambo y'umumarayika asuhuza Bikira Mariya, anagiye kuvamo intego remezo tujye kuzirikanaho yitwa ngo umutoni w'Imana. Umutoni w'Imana uwo ninde? Uwo ni Bikira Mariya, niwe marayika aje kureba. Kuri uyu munsi tuzirikanaho iyibukiro rya mbere mu bikiro yo kwishima, marayika Gaburiyeli abwira Mariya ko azabyara umwana w'Imana. Dusaba inema yo koroshya, dutangara ubwiyoroshye bwa Bikira Mariya ndetse n'ubwiyoroshye bwa Yezu buza munsi kugira ngo yitangeho ituro rizima rinyura Imana, kuko isomo rya kabiri ryabitubwiye. Ibaruwa yandikiye Abahebureyi, ituro rizima, igitambo cya Kristo. Ngo uyu mwari bari barahanuye Bikira Mariya kuva mu ntangiriro. Bikira Mariya no mu isezerano rya kera nk'uko twabizirikanye mu isomo rya mbere, umuhanuzi Izayi yaramuhanuye, dore umukobwa Yesu yagiye gusama inda akazabyara umwana w'umuhungu akazitwa Emmanuel, bisobanura ngo Imana turi kumwe. Wageze ngo ibyo ntibyamaze amaseko n'amasekuruza igihe kirekire, none byujujwe ku mubyeyi Bikira Mariya, wa wundi w'intabwa, wa wundi utavugwaga. Warakoze mubyeyi Bikira Mariya koreme Imana igakunyuraho kugira ngo igere ku bantu. Ngubu bwiyoroshye ngiri yibukiro dusaba kwiyoroshya natwe kugira ngo Imana itambuke iwacu, kugira ngo Imana itugirire neza. Aya masomo rero aratwerekeza cyane cyane kuba abatoni b'Imana, tuzirikana umutoni w'Imana Bikira Mariya. Ingingo remezo umutoni w'Imana igiye gutuma tuvuga ku bintu bitatu, bityo nge nawe tuze gutaha uyu mubyeyi Bikira Mariya twakomeje kumwigana ndetse no kureka natwe Imana igatunyuraho. Ingingo ya mbere iraza kwitwa indamutso, ingingo ya kabiri iraza kwitwa ikibazo kuki Bikira Mariya ari umutoni w'Imana. Ingingo ya gatatu turaza kuzirikana ku rugendo rwa marayika aza kwa Bikira Mariya. Reka duhere ku ngingo ya mbere, indamutso, le salut, salutation. Nguko marayika Gaburiyeli aje kwa Bikira Mariya agasuhuza ati ndakuramutsa mutoni w'Imana. Nanjye muri aka kanya suhuje abitwa ba mutoni, mukomere cyane ba mutoni. Ariko ngasiga nibaza nti ese ni umutoni wa se, ni umutoni wa shobuja, ni umutoni wa nyokobuja, uri umutoni wande? Uri umutoni w'umutegetsi runaka, w'umuyobozi runaka, wa shefu runaka? Uri umutoni wande ubundi? Nyuma yo gusuza aba mutoni turasuhuza bikomeye cyane inshuti za buri munsi, abatoni ba Bikira Mariya. Aho muri mukomere cyane, turabikirije mukomere. Tukabonaho nanone gusuhuza n'abandi bose bitwa ba mutoni, amatsinda yo gusenga, abatoni b'Imana, abatoni ba Bikira Mariya, abatoni ba Yezu. Mukomere cyane, turabasuhuje mukomere cyane. Marayika namwe arabasuhuza, mugire umunsi mwiza. Ariko ntitwabura gusuhuza bitwa ba Annonciata, dore ko uyu munsi mu gifaransa bawita Annonciation. Annonciation ubundi biva ku nshinga y'ikilatini yitwa nuntiare, bikavuga ngo proclamer, kwamamaza, gutangaza inkuru nziza. Abavuga ibihuha nabo tubanje kubasuhuza, ariko uyu munsi ni ugusuhuza ba Annonciata. Hari abitwa ba annonce, hari igihe batumva ko ari Annonciata mu kilatini. Ba annonce turabasuje ba Annonciata, hagati aho nyine tukabasaba kuvuga inkuru nziza igihe cyose. Nta byaho nko kubona Annonciata ubeshya, uvuga ibihuha, wicara mu nteko y'abaneguragi. Abo nabo ntitwabura kubasuhuza, ariko ntabwo ari bwo butumwa bwabo. Ubutumwa bwabo ni ugutangaza inkuru z'amahoro. Kuri umunsi wa Bikira Mariya kandi abwirwa ko azabyara umwana w'Imana, dusuhuje kandi ababyeyi bose batwite. Marayika yarabasuhuje, amaze iminsi abasuhuje. Iyo twite uri umutoni w'Imana, hanyuma se niba utwite ukaba witwa umutoni w'Imana, iyo uyikuyemo witwa ute? Izina risigara ririhe? Turasuhuza kandi abitegurwa gusurwa na marayika muri no minsi, ndavuga ababyeyi bari hafi gutwita, bari hafi gusama, ndetse n'abatarasama ni mwihangane, babitegereje. Mutegereze marayika azaza, Imana izamutuma kandi azaza. Mutegereze nawe mubyeyi, mutegereze. Ntimucike intege, marayika ari mu nzira, kuko namwe muri abatoni b'Imana. Nuko rero wowe bita umutoni nudatuka Imana, ahubwo akareka Imana ikamutonesha, nutaka Imana. Ngaha rero abamutoni, nk'uko marayika natwe bitwifurije ati ndakuramutsa mutoni w'Imana. Nawe aho uri tukwifurije gutona ku Mana. Nutona kuri ba shebuja hano ku isi, ntabwo uzamara kabiri, ntabwo uzatona. Ariko nutona ku Mana uzamererwa neza, uzishima. Mukomere cyane, turabasuje ba mutoni aho muri mwese.
nawe nanjye turi abatoni b'Imana. Ingingo ya kabiri, kuki Bikira Mariya ari umutoni w'Imana. Tujye kubona ibintu bitanu umubyeyi ubyiteho biza kuguhishura uburyo Bikira Mariya ari umutoni w'Imana. Bimwe uraza gusanga wari ubizi ariko bigusaba gutindaho. Icya mbere tuzirikana kuri Bikira Mariya nuko kuva kivuka yari yarateguwe n'Imana kuva kera kose na kare. Rya zina rya Bikira Mariya Kilatini byitwa ngo Paradei, préparé par Dieu, wateguwe n'Imana. Rero Bikira Mariya kuva yasamwa de sa conception, uko yavutse, uko yakuze, uko yabayeho, byose byerekezaga uburyo Imana yamuteguye, yamutoranyije kuva kivuka, kuva gisamwa, imikurire y'uko yabayeho byose yari yarateguwe kuva kera kose ko azaba umutoni w'Imana akiri mu nda ya nyina. Icya kabiri twanatindaho, turatinda ku babyeyi ba Bikira Mariya Ana na Yowakimu bamweguriye Imana, bakamwegura Imana mu ngoro i Yerusalemu afite imyaka 3, nuko akaguma mu ngoro yumvikana akorera Imana. Urumva ko Bikira Mariya yateguwe kuva kera na kare, ababyeyi bakabimufashamo. Aha tugasabira cyane ababyeyi bashishoza, bagira uruhare mu gushishoza ku mibereho y'abana. Umubyeyi afata iya mbere kumenya icyo umwana azaba cyo, bityo agatangira akamutegura, akamuteganyiriza. Ababyeyi kugira uruhare muri vocation z'abana, mu mihamagaro y'abana ni ngombwa. Mubyeyi, hari abana baweguriye Imana, hari ibyo ujya wegurira Imana, hari abo utuye Imana. Guturwa Imana twebwe nk'abakristo tugerekeza kuri abatisimu y'abana, kwegurira Imana umwana kugira ngo Nyagasani abe ari we nyine umwegukana. Umwana aravutse, mwegereza Imana, muhesha umugisha. Nuko niko ababyeyi ba Bikira Mariya Ana na Yowakimu beguriye Imana umubyeyi Bikira Mariya akiri uruhinja, akiri muto. Murumva ukuntu yateguwe ngo umutoni w'Imana. Warangiza ngo Bikira Mariya si umutoni kandi yari yarateguwe n'ababyeyi bagizemo uruhare rwanjye kugira ngo undi azabe umutoni n'uruhe. Ngo kuko abarezi, ababyeyi, urungano, abaturanyi bose bagira uruhare mu kugutegurira icyo uzaba cyo, gutegura umuhamagaro wawe. Icya gatatu twazirikana nuko tutemerewe na rimwe kugira Bikira Mariya ishyari, ati ubundi Imana we yamutonesheje mu bandi bose. Aha Bikira Mariya mu Gifaransa avuga ngo favorisé par Dieu, ni faveri yabonye imbere y'Imana. Icyo bita faveri ni ikintu ubona uhawe utanabigizemo uruhare, utagisabye, ari Imana yigishakiye. Faveri nuko uguhereza akaba ari ukugenera ikigukwiye. Ni Imana yahaye Bikira Mariya kuba umutoni, ntabwo ari wabyigize, naho utagomba kumugirira ishyari. Bikira umutoni w'Imana. Niyo mpamvu rero nubona nivugiye kanda kuramutsa Mariya ntukamugirira ishyari, kuko ni Imana yamuhisemo. Ni Imana yahisemo ko tuzajya tumunyuraho. Uko Imana yanyuze kuri Bikira Mariya iza munsi, niko natwe abantu twagombye kunyura kuri Bikira Mariya dusanga Imana. Ngiye inzira ngufi igeza ku Mana, umutoni w'Imana Bikira Mariya, ngiye yashapure tugomba guhoza. Naringiye kuvuga mu kanwa, tugomba guhoza mu maboko yacu twiyambaza umubyeyi Bikira Mariya we wabaye umutoni imbere y'Imana. Icya kane twazirikana ku butoni bwa Bikira Mariya bituganisha kuri Yozefu mutagatifu, umugabo wa Bikira Mariya, nuko ubutoni yageze ku Mana nibwo bwakuruye Yozefu ajya kumurambagiza. Nkuko nyine tubibonye yari yarateguwe kuva kera kose, yari umwana warezwe neza, bituma Yozefu anyarukira iwabo. Nibwo nyine basezeranya ko bazashingana urugo. Hari akantu tujya tuvuga kuri Yozefu iyo tumugezeho, Yozefu ntaze kundakarira ahari. Ukuntu Yozefu tujya tuvuga ko Imana ishobora kuba yaramuhohoteye, yaramurenganyije, koko kubona amaze gufata umuhamagaro we, determination, Imana arangiza ikawuhindura. Ni nkaho Imana yamufashe ku ngufu, ni nkaho Imana yamurenganyije. Abenshi ari bwo tubwira dutyo tukajya ku ruhande rwa Yozefu cyane, ariko tukaza kwegera akantu mu mubyeyi we gakomeye cyane, ko ibi byose twavuze haruguru ko Imana yarateguye Bikira Mariya kuva agisamwa. Yozefu se yarabizi? None se Yozefu ababyeyi bamujyana mu ngoro yarabizi? Uko Bikira Mariya yakura, Imana yaramuteguye, yaramuteganyije, nanjye kuvuga yaramwibikiye, yaramwirereye. Yozefu yarangiza nyine ati nanjye mbonye ahantu nshora dosiye yanjye, atazi ko Imana yashoye dosiye mbere ye. Imana niyo ya mbere, nanjye kuvuga yarambagije Bikira Mariya bwa mbere. Nubwo Yozefu nk'umuntu nyine yaragiye arasaba,
ariko atazi ko Imana ariyo nanjye kuvuga ko yakoye, ntabwo aribyo mvuze cyane vuba, ariko kwari kugira ngo nkwereke uburyo Imana ariyo ya mbere yafashe Bikira Mariya. Dusuhuje bamfashe kera, ni nk'aho Bikira Mariya yitwa bamfashe kera, bamufashe kera, Yosefu akajya yaza. Yosefu rero yinjiye mu irembo ryafashwe kera, twibuke paradeyi wateguwe n'Imana, kuva gisamwa nk'uko tubisanga mu gitabo cy'umuhanuzi Yeremiya umutwe wa 1 umurongo wa 4, ntarakuremera mu nda ya nyoko nari nkuzi. Amen, amen. Nuko rero twibuke ukuntu Imana yaje gukebura Yosefu mu nzozi. Ni nayo mpamvu Yosefu atarakaye, kuko nyine yarazi ko nubwo yasabye Bikira Mariya, ariko ko Imana yari yaramutanze, yamubanje mu kibuga, yamubanje gufata irembo. Imana yafashe irembo bwa mbere kwa Bikira Mariya. Icya gatanu twazirikana ku mpamvu y'ubutoni bwa Bikira Mariya ni engagement ye na Yosefu, uburyo biteguye bagashakana nk'abantu, nk'abayahudi bose batarumva neza ijambo ry'Imana, batarumva imigambi y'Imana, ko Imana ariyo ya mbere yabanje kubarambagiza, bari batarabyumva. Ibi ngibi twibutsa nk'abantu gukomeza tugakora icyiza, icyo tugomba gukora, hanyuma Imana yagira icyo ihinduraho tukabyakira tukabyemera, ati ndi umuja wa Nyagasani. Aha bigatwibutsa uburyo kutubika aka kantu. Imana yamaze kubona ko Yosefu, nanjye kuvuga ko yagiye mu kibuga kitari cye, ifite ukuntu yamubwiye mu nzozi rwihishwa. Aha Yosefu azafata isomo rikomeye cyane nawe, nubwo byabaye mbere. Batubwira uburyo yashatse gusaba Bikira Mariya rwihishwa, kubera ko Imana nayo itigeze imukoza isoni, ati Yosefu uranshaka wiki, ikajya n'ikintu kibi mukora katuvugeze gutya, ariko Imana ntabwo itwishyura. Na Yosefu nawe ndigeze akoza Bikira Mariya isoni, kuko yari yaravuganye byinshi n'Imana bishoboke ko n'ibindi batatubwira, ariko Yosefu yari yarumvise ko iyi nzira umugambi w'Imana wose yarawumvise, bituma yakira Bikira Mariya, bituma ndetse atamuteza urubwa, atamukoza isoni. Kubera iki? Nawe Imana yaramworoheye, nuko yemerera Imana, ariko n'Imana yamweretse ukuri. Nuko marayika ati ndakuramutsa mutoni w'Imana, dore ugiye gusama inda, ukazabyara umuhungu, ukazabyara umwana w'Imana umukiza w'isi. Ngiye Imana ije gutwibutsa ko yafashe irembo kwa Bikira Mariya, ije kumusura. Ingingo ya gatatu, nyuma yo kumva impamvu Bikira Mariya ari umutoni, reka tuzirikane ku rugendo rwa marayika aje kwa Bikira Mariya. Ijambo Bikira Mariya ni ururimi rw'igiswahili, bivuga Bikira Mariya, bivuga ngo Vierge, isugi. Umutoni w'Imana kuba ari isugi, kuba atarandavura, kuba ahora atunganye, ibyo bimuhesha ubutoni ku Mana. Twibaze duti marayika kwa Bikira Mariya yanyuze hehe, mu zihe nzira? Ese yanyuze mu idirishya, yanyuze mu gikari, yanyuze ku irembo, yanyuze mu rugi, yanyuze mu myenge? Marayika yanyuze hehe? Ikibazo kindi twakwibaza, ese yasanze Bikira Mariya gukora iki? Yamusanze ari gukora iki? Bamwe bati nk'umukobwa w'Umuyahudi ashobora kuba yari ari gukubura, ari koza ibyombo, ari gukora isuku, ari guteka, n'utundi turimo twinshi ukomeza kugenda uzirikana wungikanya. Ariko ikintu twazirikanye nk'igisubizo cy'ibibazo bibiri tumaze kwibaza, kubera ko marayika, umumarayika ni roho nsa, nta mubiri afite nk'uko twebwe abantu dufite umubiri ndetse na roho. We ni roho nsa, n'ubundi ahantu agomba kunyura hagomba kuba n'ubundi muri ubwo buryo nyine nk'uko ameze, par voie spirituelle, akanyura muri ubwo buryo nyine bwa roho, uburyo bw'umwuka. Aho niho marayika anyurira, mu buryo bw'umwuka, umwuka wera, umwuka mutagatifu, umwuka mweranda. Aza buroho agasubirayo buroho. Noneho igikomeye cyane mu byo bishoboye turongo dutatu, n'abagiye gusura abasanga, nanjye kuvuga bari buroho, abasanga dans la voie spirituelle, bari mu gusenga. Aho niho Bikira Mariya yahuriye na marayika. Bikira Mariya bamusanze ari gusenga, marayika asanze agize ate ari gusenga, kuko nta handi marayika ari kunyurira usibye mu isengesho. Aho niho marayika amusanze en prière mu isengesho, amuhera ubutumwa mu isengesho, baganirira mu isengesho, aramusiganuza mu isengesho, kugeza igihe Bikira Mariya anyuzwe ati dore ndi umuja w'Imana, ibyo uvuze bingirirweho. Amen, amen, amen. Yindi umuja w'Imana ijya guhura neza neza n'umutoni w'Imana. Imana yo ihamagara Bikira mu mutoni wayo, Bikira makikiriza ati dore ndi umuja w'Imana. Yose ifite ihuriro, kwa kundi Imana idusanga ikatwita izina, natwe tukayakira tuyemerera ko ibyo itubwiye tubyakiriye neza. Amen, amen, amen. Kuko nyine rya sengesho rikoroshya,
dusabe inema kwiyoroshya, dusabe inema koroshya. Isengesho rirakoroshya, bityo ubutumwa bw'Imana ukabwakira neza nawe kuko uri umutoni w'Imana igihe cyose wiyoroheje. Amen. Mubyeyi wowe n'Imana mujya muhurira hehe mu buzima bwa roho? La vie spirituelle, ubuzima bwa roho buhagaze bute? Ko ariho marayika yanyuze aza gusura Bikira Mariya, Bikira Mariya akamwakira musubiriza mu buzima bwa roho. Mujya muganira n'Imana nawe? Ngo umunsi umwe hirya kure cyane muri Afurika, ngo umukobwa bitaga Marie Jeanne, abitwa Maria Jeanne, turabasuhuje cyane, mukomere cyane. None umunsi mukuru wa Bikira Mariya, nuko Marie Jeanne ngo akaba ari umukobwa ufite uburanga buhebuje, ngo ku buryo yatambukaga ku basore bari guhata nk'ibirayi cyangwa nk'ibijumba, bakaba kwitema kubera kurangara uburanga bwe. Abasore benshi bifuzaga ko bamuvugisha bakamuganiriza, abandi bagashaka kumurambagiza kugira ngo bazashiganeho urugo, bakomeza barekereje ari benshi. Marie Jeanne rero ngo ari n'umuntu ufite amafaranga menshi cyane, yari umukire. Ngo hari umwuga yakoraga wo guturuna amafilime muri sinema, akereka abantu amafilime, abafana umupira, abareba filime, nuko bikamukiza. Aho ngaho ku isoko arakira bikomeye cyane. Nuko ngo umunsi umwe Marie Jeanne waza kubyuka mu gitondo atangaza inkuru ku buryo abantu benshi bahise bamuseka, ngaho fori yariyo. Marie Jeanne bitewe nuko nyine bari bamuzi nk'umuntu w'umunyamujyi ufite amafaranga kandi ufite uburanga kandi uri muri iyo vie mondaine, ubuzima bw'isi, agiye kumva abantu bagiye kumva mu gace kati. Marie Jeanne aravuga ati ubu ngubu rero ibi ndabisize, ugiye he? Ngiye kwiha Imana, la vie religieuse. Baramuseka, bongera baramuseka mu ngwene zikomeye cyane. Ati koko urumva bishoboka koko? Ntabwo bishoboka, ntibishoboka. Ati wakwiha Imana se biri ukabiri ko tukabirekene? Ntabyo washobora. Nuko bakomeza kumuseka, baramuseka. Arangije aravuga ati byose ndabisize, ngiye kwiha Imana nanjye. Marie Jeanne bishoke ko yahambiriye utwenda tumwe na tumwe, afata nzira aragenda ajya kwiha Imana, ajya gutangira urugendo rwo kwiga la formation mu Bikira, la vie religieuse. Ngo igihe kigeze kugera amaze kumenyera ubuzima bw'abihaye Imana nk'umunyeshuri, ariko byari byo ko nyene cy'abatarabushyitsi. Ngo Marie Jeanne ngo agahora arwaragurika, agahora kwa muganga, ariko yajya kwa muganga bakabura indwara kandi yaragiye arwaye. Umunsi umwe rero maîtresse wamureraga, mwarimu wamureraga, aza kumukora diagnostic. Diagnostic ni ijambo ry'ikigereki bivuga ngo dia, n'irindi ry'ikilatini nyoshere, cognoscere, rikavuga ngo gutambuka mu kibazo ukagisuzuma ukamenya ikibazo afite. Diagnostic nyine ni ukugusuzuma neza ukamenya aho ikibazo giherereye. Ati ko umuntu ahora ajya kwivuza ariko uburwayi ukaba butagaragara, ni iki koko, ni iki kibazo gihari? Aza gusanga nyuma y'igihe kirekire ko Marie Jeanne arwara igihe bagiye gusenga, igihe bari mu isengesho nibwo arwara. Noneho by'akarusho biremereye akaremba igihe bagiye gushengerera. Ubwo se biterwa n'iki? Niye mpamvu iri mwaho nanone? Nuko maîtresse amaze kumenya ikibazo, ntuze kumbaza niba yaragiye murinda amasengesho cyangwa gushengera kugira ngo ataza kuremba cyangwa arware, ntuze guhita ubimbaza. Nuko ngo umunsi umwe cyera kabaye, Marie Jeanne ngo baza gusenga isengesho ry'umunsi wose, gushengerera, adoration umunsi wose. Maze abanovise bagumamo bashengerera, buri wese afite isaha ye bashengerera. Uzi ko ngo Marie Jeanne igihe cyageze neza araremba, muri cya gihe cyo muri ya saha ye, cya gihe gikomeye cyane cyo gushengera igihe kirekire, araremba yenda gupfa. Aza gusaba uruhushya ati reka maze njye mu rugo gatoya, ndi kumva ngiye gusaduka. Yo ndi gusenga numva ngiye gusaduka, ndi gushengera numva ngiye gusaduka, numva ngiye gusandara, reka rero maze njye mu rugo. Nuko Marie Jeanne agera mu rugo. Ageze mu rugo asubira hahandi yahoze kuri ya sinema, kongera kwerekana amafilime muri ya nzu yahozemo ku isoko. Avuye ku isoko agiye ku isoko, asubiye ku isoko. Nuko agezeyo arakira. Ngo bamubajije impamvu avuyeyo, ati rwose nageraga nkumva nasandara, twajya gusenga nkumva nabuze umutekano, none ngeze hano ndakize. Birumvikana ntuze kumbaza niba barahise bamuha amashyi ko yarasubiye mu kazi, ko yarasubiye iwe. Ni nkaho umwami wasubiye iwe nyine. Na nubu ntaragaruka. Maîtresse ategereje ko agaruka kugira ngo akomeze formation mu bihaye Imana. Na nubu ntaragaruka. Na nubu ashobora kuba arakimutegereje. Marie Jeanne, mbega wowe ngaho fari cyo Marie Jeanne yazize.
aha Marie Jeanne yazize ubuzima bwa roho, la vie spirituelle, kuko yamenyera ibintu by'urusaku, kubaho muri bombori zagari imipira, igitego kiranyoye, igitego baragitsinze ari ubwo buzima gusa yiberamo. Yagera mu buzima bwa ahantu abantu bategereza Imana, nka kurya Bikira Mariya yarategereje marayika ari gusenga. Marie Jeanne yagera we bikamugora, yabona abantu bacecetse akajya abona kujunjama, kandi bategereje ubutumwa bw'Imana marayika agiye kuzana. Marie Jeanne rero we biramugora, none koko yaratashye kuko atari umwanya we. Wasanga nawe ubuzima bwa roho atari umwanya wawe, kandi byaba warihaye Imana, uri muzuza bihaye Imana, uri umukristo w'indani, abandi bajya gusenga igifu kikakurya, umutwe ukaremera, bikajya n'igihe wabura uburwayi. La vie spirituelle, la vie religieuse. Abantu benshi kuri no si ubuzima bwacu bwa roho ufite ikibazo, aho usanga kwikundira urusaku kurusha umutuzo, guturana n'Imana. Marayika azaza mu mutuzo wa mubyeyi we, marayika azaza atavuza induru, kuko azaza dans la vie spirituelle, ubuzima bwa roho. Reka dusoreze gutuntu dutatu tuza kugukebura kuri uyu munsi mukuru wa Bikira Mariya, uza kureba aho ubuzima bwawe bwa roho bushingiye. Icya mbere ni intero bavuga ngo umuntu apfa uko yabayeho. Niba warabayeho ukina amafilime, urusaku ari rwose, ndutekereze ko nupfa atari ko bizagenda. Hari igihe utazumva Imana kubera rwa rusaku, umuntu apfa ko yabayeho. Niba warabayeho neza, warateguwe n'Imana nk'umutoni Imana Bikira Mariya, nawe uzapfa uri umutoni w'Imana. Mushya kandi kumvise uburyo karyoshye, wateguwe n'Imana. Urajya udusabira tw'abanyabyaha kuri ubu n'igihe tuzapfira. Amen. Uwo ni Bikira Mariya twiyambaze. Nibwo bizarangira, kubera ko hari ubuzima wari umenyereye ukamera nka Marie Jeanne, wari umenyeye ubuzima bw'indaya, wari umenyeye ubuzima bw'abatekamutwe, wari umenyereye ubuzima bw'ibisambo, uba mu matsinda runaka mu rusaku. N'ubundi uzarwara nutabona ibyo bigurupe hafi yawe, bwa buzima bw'ikabari, bwa buzima bw'ubwandavure. N'ubundi aho niho uzakomeza agatima kawe gaherereye. Aho umutima wawe uri nariho ubukungu bwawe buba buri. Nupfa ibyo wamenye niyo bigukurikirana. Icya kabiri twazirikana ni uburyo bwo guhura n'Imana dans la vie spirituelle, mu isengesho, kuko Imana ni roho. Nanjye kuvuga ko ari roho nsa nayo. Imana ni roho, nubwo ikoresha umubiri wacu ndetse na roho yacu idusanga ikigira umuntu, ariko ubundi Imana duhura no mu isengesho. Ubwo nibwo buryo duhuramo n'Imana, la vie spirituelle. Reba nawe ko umutima uhagaze muri no minsi, ni umutoni w'Imana. Ntabwo ushobora kuba umutoni w'Imana mudahura n'Imana. Mwana utaganiye nese ntamenye icyo sekuru yasize avuze. Ndandi duhura n'Imana usibye mu isengesho. Imana ntiba mu rusaku. Icya gatatu tujya gusorezaho ni ugutona ku Mana. Imyitwarire myiza, kugira discipline nziza, kwiyambaza Bikira Mariya, iyi nzira ngufi igeza ku Mana, kandi ibyo tukabikora buri munsi. Ibyo natwe bizaduhisha ubutoni ku Mana. Twiyambaza, wiyambaje kare kose akiyambaza Imana, Imana ikakumva, Imana ikamugira umutoni. Natwe nitunyura muri iyo nzira twiyambaza Bikira Mariya, natwe azadusabira twabatoni b'Imana. Iyo umuntu atari umutoni w'Imana, nuko tugategereza Imana, natwe ikatwitumiraho iti ndakuramutsa mutoni wanjye, mutoni w'Imana. Ndakuramutsa mutoni w'Imana Yohani, ndakuramutsa mutoni w'Imana Mariya, ndakuramutsa mutoni w'Imana Petero, ndakuramutsa mutoni w'Imana Marie Jeanne. Icyo twasorezaho, urebe nawe niba izina ryawe riza gufatamo, navugaga mu butoni bw'Imana. Urebe uze kurivuga, uve ko niba nawe byakwinjiramo aho ngaho ko uri umutoni w'Imana. Ukomeze wiyambaze Bikira Mariya, ngiye inzira ngufi igeza ku Mana, ino shapure y'umubyeyi Bikira Mariya. Natwe izaduhesha kuba abatoni imbere y'Imana. Igihe cyose wanyuze kuri Bikira Mariya, watoneshejwe mbere na mbere n'Imana. Mwese mugire umunsi mwiza. Bikira Mariya nyina wa Jambo, udusabire twese, wese Imana ibahe umugisha. Mana Data na Mwana na Roho Mutagatifu. Amen. Padiri Masumbuko Ladislas wa Diocese ya Cyangugu.